Nguhaye ikaze, iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment. Ni amakuru y'ibyamamare niyo tuba tugarukaho mu kiganiro cyanyu cya Kigali Heart Celebs Entertainment. So tugiye kugaruka kuri byinshi, kuri Bruce Melody waraye atanze ikiganiro navuga ngo kiri exclusive kuri TikTok ku munsi wa nijoro. Dore ko ari byinshi yagiye avuga, agenda avuga ibyo mutamenye ndetse n'ibyo mwamenye, mwari mufiteho amatsiko. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya nje kubikubwiraho neza byose, nimba cyagucitse abashe kuba wasobanukirwa byinshi muri byo, ibyo yagiye avuga cyane cyane ku byo nawe uri kugenda wibaza kuri we, dore ko rwose navuga ngo ni umwe mu bahanzi bagiraga consistency cyangwa se bahozagaho cyane by'umwihariko, ariko muri iyi minsi ukabona ko biri kugenda bigenda gakeya. Byose rero aje umenye impamvu. So mbanje kongera kuguha ikaze, nimba utarakanda subscribe, yikande kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya atazongera kugucika mu by'ukuri. So Bruce Melody ubundi navuga ko ari umwe mu bahanzi kabisa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakomeye cyane ku rwego rwo hejuru, dore ko afite abantu benshi bamukunda cyane cyane. Navuga ngo afite ekipe ngari y'abantu kabisa bamukurikirana umunsi ku munsi, yaba kuri za YouTube, yaba kuri Instagram, hose navuga ngo ni umuntu ufite audience iri hejuru cyane, kandi akunzwe n'abantu benshi cyane bitewe n'ubuzima avuga yavuyemo, ndetse by'umwihariko akaba yigejeje hano, ubona ko kabisa yakoze akazi katoroshye mu by'ukuri, kandi yabashije no kuba yahindura ibintu byinshi cyane muri iyi industry yacu. So Bruce Melody rero, ariko hagati aho ngaho hashize igihe navuga ngo kitari gitoya nta miziki ari gusohora, dore ko kuri ubu ngubu amezi agiye kuba 8 nta ndirimbo ye bwite arashyira hanze. Urumva ko ari amezi menshi, dore ko indirimbo navuga ngo aheruka niyo n'ubundi yakoze ari korabo yitwa kuba nisindiye, akaba ari indirimbo afatanyije na Riorodi, ariko by'umwihariko akaba ari remix y'iyo basubiyemo. Kumva ko nyine nta kazi karenze navuga ngo yari yakora, cyane cyane by'umwihariko muri uyu mwaka urabona ko nyine imirimo navuga ngo iri kugenda gakeya. Ibi ngibi rero byatewe n'iki? By'umwihariko mbigarutseho, yari ari kuvuga ko yihaye agahe gatoya ko kugira ngo atekereze neza, ndetse n'ibintu bye abishyire ku murongo. Rero yagiye avugwa muri korabo nyinshi zigiye zitandukanye, dore ko hari na korabo yemwe yakoranye n'uwitwa Sean Paul. Sean Paul ngira ngo muramuzi ko ari umuhanzi mpuzamahanga, ndetse wamenyekanye ku isi hose. By'umwihariko uvuze Sean Paul wavuga ko nta muntu utamuzi, bitewe n'uko mu myaka yo hambere kabisa ni umuregent, yakoze ibikorwa by'indashyikirwa cyane cyane mu kuba yazamura muzika yo muri Jamaica, ndetse no ku isi hose muri rusange. Navuga ko yakoze movement ihambaye cyane. Sean Paul ni umunyabigwi. So rero Bruce Melody yari afite umushinga w'indirimbo na Sean Paul, kandi ni nanoga ari ibintu bitangaje nimvuga Sean Paul, kubera ko Bruce Melody twamubonye akorana na Shaggy indirimbo, ndetse indirimbo yanakunzwe cyane. Urumva rero gukorana na Sean Paul nabwo ntabwo navuga ngo ni ibintu biri big deal cyane. So rero iyo ndirimbo barayikoze nibyo, nk'uko yagiye bisobanura, nk'uko nawe yavuga ko nyine yashyizemo ibitero bye, na Sean Paul nawe agashyiramo ibindi bitero bye, ariko umushinga w'iyo ndirimbo ntabwo ugihari, bitewe n'uko ngo kumufatisha byaranze neza. Ati gufatisha Sean Paul, ati byaranze, ati bariya abantu rwose ntabwo bafatika, ati twarapanze dupanga indirimbo turanarikodinga ye, ati ariko kugira ngo izajye hanze kumufatisha byaragoranye. Ati wenda bishobora kuzakunda, bitewe n'uko wenda management ishobora kuba yabijyamo, ikaba nyine yayirukankamo igasohoka, ariko njyewe ibyanjye ati narabikoze narabisoje, ariko kubona Sean Paul byaranze neza. So icyo ngicyo rero ndizera ko ubashije kugisobanukirwa. Ni ubwo buryo nyine yashyizeho umucyo agaragaza yuko iyo ndirimbo yakozwe, ndetse yari iri hafi gusohoka, ariko kugeza kuri ubu ngubu icyizere cyo gusohoka ngo cyarayonze niko navuga, cyangwa se cyaragiye burundu. Ntago atekereza ko rwose iyo ndirimbo ishobora kuzasohoka. Ndetse murabizi ko hari n'indirimbo afitanye n'uwo bita Diamond Platnumz ndetse na Joy Brown, ndetse akaba ari indirimbo navuga ngo nini, dore ko izina ryayo yitwa Pom Pom. Akaba ari indirimbo bigaragara ko nk'uko yabivugaga rwose izaba ari nziza cyane. Avuga ko impamvu yatinze gusohoka hari ibintu byinshi bakiri kuyikoraho, dore ko ngo ari indirimbo nini cyane,
ntago ari indirimbo ngo yahita ijya hanze. Rero abakunzi be cyangwa se abafana be baba bihanganye gatoya kugira ngo babashe kuba bakorera ibintu birenze nk'uko yari ari kugenda abivuga, avuga ko nyine ari abahanzi banini babiri, kubona umwanya nyine birumvikana ntabwo biba byoroshye, buri wese aba afite ibintu ahugiyemo, ikindi aba ari indirimbo n'ubundi buri wese aba akwiye gushyiraho ibitekerezo barikodinga, ari utuntu akwiye kongeramo, ari utuntu undi akwiye kuvanamo, nyine uri kumva ko ni ibintu navuga ngo bidasanzwe, avuga ati iyi ngiyi yo rwose nta kizayibuza kujya hanze, byanze bikunze yizajya hanze tu. Uri kubona ko nyine ari kwihanganisha abakunzi ababwira ati rwose mwe mwihanganye, ati iyi ndirimbo iraje vuba cyane. Iyi ndirimbo nayo yakunze kuvugwa mu majwi cyane, ni indirimbo yakoranye ngo n'uwitwa Ngabo Medard cyangwa se Meddy, igihe yari ari muri Amerika ngira ngo murabyibuka, bari mu mushinga wo kwamamaza indirimbo ye na Shaggy, banyura hirya no hino, yagize gutya ahura rero n'uwitwa Meddy, baraganira bivamo rero no gukora indirimbo, avuga ko rero iyo ndirimbo yo yamaze kurangira, ikibura nyine ni ugukanda buto gusa kugira ngo ijye hanze, akaba ari indirimbo ngo y'Imana, akaba ari indirimbo y'Imana. Rero kandi nawe avuga ko rwose iyi ndirimbo nimuyumva mu by'ukuri muzanyurwa, avuga ko ari indirimbo rwose nziza cyane by'umwihariko. Rero avuga ko rwose ikibura gusa ari ugukanda buto iyo ndirimbo ikajya hanze. Rero abakunzi be bamutegereje cyane, mushonje muhishe, urumva ko ibintu ari byinshi cyane bikiri mu bubiko. So ikindi yavuzeho ni ku mubano we n'uwitwa The Ben, kugira ngo ni ahantu Bruce Melody ashobora kuba yajya gukora interview, ngo arangize n'ubundi atavuze ku witwa The Ben. Biragoye cyane kubera ko abantu baba bashaka kumva uko bihagaze umubano we na The Ben, dore ko wavuzwe cyane bivugwa nyine hazamo agatotsi, nyine wumva harimo amatiku menshi, ariko mu mwaka wa 2024 ndizera ko uwo mwaka warangiye n'ubundi aya matiku yararangiye, dore ko babimubajijeho avuga ko rwose bari gupanga cyane na management ye ndetse na management y'uwitwa The Ben, bavuga nyine ukuntu bashobora kuzakorana indirimbo, ndetse rimwe bakaba banateganya nyine ko banahurira no ku rubyiniro, bitewe n'uko ngo ari guporopoza yuko hari igihe banakora igitaramo muri stade. Urumva ko nyine ari ibintu byaba birenze kabisa, kubona The Ben ndetse na Bruce Melody bakora igitaramo. Urumva ko abantu babakunda ni benshi, ngira ngo hano mu gihugu cyacu bayo udakunda The Ben ushobora kuba ukunda Bruce Melody, bayo udakunda Bruce Melody ushobora kuba ukunda The Ben, noneho uri umunyamuziki by'umwihariko, aba bose uba utegetswe kubakunda bitewe n'uko n'abantu navuga ngo bafite impano idasanzwe. Rero urumva ko bateguye igitaramo, sinzi ko hari umuntu wavuga ngo ndabura, kubera ko impande zose zaba ziriyo. Ni muri ubwo buryo bavuga ati tugiteguye cyajya muri stade kabisa, dore ko twubakiwe ibikorwa remezo, ni ngombwa ko tubibyaza umusaruro. Urumva ko ni ibintu byinshi yagiye agaruka ku mishinga igiye itandukanye, ku bantu bamubuze, ndumva mwategereza mwihanganye, kandi navuga ko uyu musore kabisa ni umusore navuga ngo wakoze ibikorwa by'indashyikira cyane hano muri muzika nyarwanda, akora ibintu bidasanzwe. Navuga yagarutseho ni ikijyanye n'umubano we n'uwitwa Yago Pondati. Ngira ngo murabizi neza ko muri iyi minsi bimaze iminsi bivugwa ko Yago Pondati yasabye abantu benshi bagiye batandukanye, nyuma y'uko yirebye wenda hari akabona ari kurengera, cyangwa se akabona nyine ibintu wenda yakoze atari byo, yagiye asaba imbabazi abantu bagiye batandukanye. Rero ni muri ubwo buryo n'ubundi yazisabyemo uwitwa Bruce Melody. Rero hano yavuze ko yababariye ni ukuri Yago, mu by'ukuri yaramubabariye, nubwo rwose ngo atazi icyo yamuhereye imbabazi cyangwa se icyo bapfuye, atari ko mu mutima wanjye mba numva naramubabariye, pfa kuba nyine yaransabye imbabazi. So ni ibintu byinshi rero yagiye agarukaho kuri live ya TikTok yakoze, ariko mu by'ukuri ndumva byose mbashije kuba nabivugaho, ndumva ubashije kuba wanyurwa. So ni byinshi rero navuga, gusa reka tube tugarukiye hano, nizera ko muri make mbashije kukubwira byinshi bigiye bitandukanye mu bintu yabashije kuba avugira kuri live nijoro. Muri makeya iby'ingenzi ni ibyo ngibyo yabashije kuba agenda agarukaho. So murakoze cyane rero, yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka.